Ndi rubambana ku makuza rwa nkubito ndi ntwari y'inkuba sinkuka ku isibo ngo nta kirasa na nkesha umugabo umugambi w'impunzi nka witarika inyamibwa y'abato sinkuka nkera imigo. Okay, abadivorce ariko mbyite ngo ni abantu baba bari kugenda mu nzira ko batazi aho bagiye. Abantu bose bagenda buriya tubona bagenda, hari ababa bagiye ku kazi, hari ababa batashye. Icyambere ukwiye kuba ushaka umuntu uzuza inzozi zawe. Mbere na mbere ugomba kumenya ko umuntu ushaka ko aba uwo ushaka. Mbahereje ikintu cya mbere mu buzima, mwibwiza ukuri. Mwibwiza ukuri. Ozzy King Show paka last. Ladies and gentlemen, izere ko meze neza. It's your boy Ozzy King, the one on the ndabasuhuje. Uyu munsi nazanye umuntu D4D. Yes. Ndakwakiriye kuri Ozzy King TV aho tuvuga ngo show paka last. Ebana tuhatwike. Ndashaka kubanze ubwira abantu. Imana ufite yibereke. Hari ibiboro ugeze kumbeshya mu kiganiro cyangwa uzikurimba. Ndashaka kubanze ubakubita baririmbire. Ndi rubambana ku makuza rwa nkubito ndi ntwari y'inkuba sinkuka ku isibo ngo nta kirasa na nkesha umugabo umugambi w'impunzi nka witarika inyamibwa y'abato sinkuka nkera imigo. Ngiyo twataramanye na ruhebye inkiko yabo ku makuba ruhebye impunzi guhunga n'amararo yawe guma. Okay, ngahita wibwira abantu unababwire. Yes, yewe rero nitwa D4D muke cyangwa se nitwa D4D. D4D ni Didier Fodiane cyangwa se Diane Fodidier, mutaza byibeshaho ni brand yanjye. Hanyuma mbabwire ko ndi umugabo wubatse, umugabo umeze neza, umugabo ushima Imana, umugabo ufite umuryango ushima Imana, ariko nanone ndi umugabo inshuti y'urubyiruko, nkaba n'urubyiruko mu mibereho, ariko nanone nkaba ndi n'umuntu rwose mu buzima bwanjye wifuza kubaho ubuzima bufite intego. Okay. Yeah. Diane Fodidi. D4D ni Diane Fodidier cyangwa Didier Fodiane. Oh fuck. Televiziyo y'urukundo. Nkaba nganira ku rukundo n'ubuzima, love and life, mu biganiro byose nkora ahantu henshi atandukanye. Nkaba ndi inshuti cyangwa se mvuga cyane urubyiruko, abakundana n'abashakanye. Didier. Yes. Chaka tuganire ku kintu kimwe. Ukora uko ushoboye ukiminimize. Yego. Ku rukundo rw'iyi minsi. Urukundo rw'iyi minsi ndashaka kuganire ku bantu babiri. Abajene bashakana bakahita badivorsa. Yego. N'abasaza bashakana, n'abajene bashakana bagasaza. Nabo bantu babiri bari buvugaho, abadivorsa n'abasazana. Okay, abadivorsa ariko mbyite ngo ni abantu baba bari kugenda mu nzira ko batazi aho bagiye. Abantu bose bagenda buriya tubona bagenda, hari ababa bagiye ku kazi, hari ababa batashye, hari n'abandi baba bari gusirikira, bari kugenda bazenguruka batazi iyo bagiye. So abantu rero kenshi na kenshi badivorsa ni abantu baba baratangiye ariko noneho bombi badafite goro yaho bagiye. So kandi umuntu uyoba arihuta. Noneho abashakana bari abajene bakarinda basazana. Abo rero ni abantu bashobora, ni abantu baba barisobanukiwe bakaba inshuti mbere y'ibyo ngibyo, ariko noneho bakemeranya gusangira ubuzima. No kuvuga ngo iyo wemeye gusangira ubuzima uba wemeye ups and down, ukemera ko ubuzima hari igihe buba buryoshye hakaba n'igihe buba bukomeye, bisaba ko mwembi muri ibyo bice bibiri muba responsable y'ibyo muri kubamo. None D4D nk'umuntu umaze kugira experience y'urukundo, bana n'umugore ufite n'abana, umukuru wambwiye ko afite 16. Nshaka usangize urubyiruko na rugira inama. Dukwiye gushaka abantu bameze bate? Dukwiye kubiga dute? Turamenya dute noneho dukeneye kugira ngo tuzagerane mu busaza? Icyambere ukwiye kuba ushaka umuntu uzuza inzozi zawe. Kuzuza inzozi zawe ntago ari kuvuga ngo murote kimwe. Ugomba gushaka umuntu muhuje intumbero. No kuvuga ngo musangira ubuzima. Akazoza kanya ari kamwe. Yego, icyo ni cyambere. Gashobora kuba katari kamwe mujya guhura, ariko uko muganira mukajya mubona ko muri mu cyerekezo kimwe mugafatanya cyerekezo. Icyo ni cyambere. Uko ujyanye n'umuntu mutari mu cyerekezo kimwe cyangwa mutagiye ahantu hamwe, agera imbere agakatu gasigara uri kugerayo wenyine. So niyo mpamvu ukwiye kubushaka umuntu mufite icyerekezo kimwe, ariko nanone mufite intego yo kugera ahantu hamwe. Ubwo no kuvuga ngo bajene tugiye gushaka, bajene mugiye gushaka, shaka umuntu muhuje intego. Yego. Shaka umuntu mwerekeje hamwe. Yego.
shaka umuntu mukwiranye. gukwirana byo gukwirana buriya n'Imana ntago igiduha produit fini. Imana kugira ngo iguhe ibyo igomba kuguha ugomba kuba ufite ubushake ufite nicyo ufite sample reka mbyite sample. No kuvuga ngo Imana ntago ishobora kuguha amafaranga urumva nimba usaba Imana amafaranga iyo yaguhaye udafite icyo kuyakoresha arushaho kukwica arushaho kukugirira nabi ariko iyo yaguhaye ufite igitekerezo cyo kuyakoresha arushaho kukwagura. So mbere na mbere ugomba kumenya ko umuntu ushaka ko aba uwo ushaka ugomba kugira uruhare kugira ngo umureme. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uba ugiye gushaka umukobwa washaka umukobwa uzi ko yitonda cyangwa se ameze gute ejo yakwereka kamere ye yamimbere ugatangira gusakuza ngo yarahindutse. No kuvuga ngo ibyo ni ibyo akwereka birimo imbere muri we ahubwo bigusaba kumufasha kubihindura. So kora umuntu ushaka muri uburyo bwo kumufasha kugera ku ushaka nyine. Ko gapoint abantu bakumve neza. Kora umuntu ushaka uwo wifuza kaba we muri make mubero uwo wifuza kaba kwigana. Yego. Okay, Diford urakoze cyane. Kebwe twagiye tuganira akantu gatubundi ikiganiro cyacu tuzakora ikiganiro cya Danje. Kuri Diford kuri Oze King. Ibintu ni ariko ntabwo kugira gutya kano kakaza ariko nta kibazo reka tubifate gutyo uzakanu ubukoze bakwereka abantu ngo kujya gutya simwana imete ya nyine itaye. Okay jewe urumva nyine ku kantu k'impeta rero akantu uvuze ngo impeta wayitaye he ntago ndayita abantu benshi barabikora kama ntago nayitaye reka nkubwire iriya mpeta wambaye wiyambitse iratakara. Hari n'abajya mu kabari bakayifashisha mu coma ngo buyimfashije iyo wambaye uyiyambitse ariko iyi ngiyi my friend nshobora kuba navuye mu rugo nkoze ibirometero nka 20 nari ngiye nko kazi nagera imbere nareba nkamuna ntayiriho nkasubira mu rugo kuruta uko nabwira ngo boss wanjye ngo aranyica. Okay yego ubwo nizere ubwo muri make icyo ni ikizere uba ufitiye uwo mwashakanye uba wamwiziritseho. Yego twizirika kuba twashakanye. Okay Diford ndagira ngo noneho usezere ku bantu bacu badukunda bakunda Oze King TV bakunda content yacu ya shop ya Street Talent. Urabizi neza twakiramo abanyempano uyu munsi twakwakiriye nk'umuntu noneho uje kugira ikintu tuganira aka message uje kuduha nyine aka inspiration urubyiruko tugire abo tubabo apana gushaka tu divorce apana gushaka uyu munsi ejo ka divorce ejo ahubwo mbere yo gutanga message ibintu bya contract mariage ubiziho birahari hari n'ababikora batabizi. Mu Rwanda barabikora se? Mu Rwanda ntago babikora ariko ariko mu bundi buryo barabikora. Okay. Kubera ko iyo usezeranye n'umuntu uri gusinya mu murenge mwamugiranye contract y'ubuzima bwose ariko icyo kibazo. Ikindi cya kabiri kontra ya burundu mu bashakanye between you two mwebwe babiri n'Imana iri hagati yanyu. Niyo mpamvu iyo urebye abantu bisenyuka vuba kuko uravuga ati abantu barahindutse cyangwa se ibyo abantu bashingiyeho babihindura ariko iyo urebye ikimana gusaba ntabwo uva mu bintu wasezeranye. Okay hereza ka message abantu badukunda bakurikira Oze King TV abantu bakunda MKD4D. Aka message mbahereje ikintu cya mbere mu buzima mwibwiza ukuri wowe wibwira uti nshoboye iki nkora iki ngiye mfite ingesizi zimeze gutya nubwo abantu baba batazizi wowe utangira uzikoreho uhinduke kubera ko iyo uhindutsemo imbere bigaragarira inyuma. Niyo mpamvu abanyarwanda bavuze ngo kuzuye umutima gasesekara ku munwa. No kuvuga ngo ibibayeramo imbere muri wowe bigaragara ahanze. Rero muharanire kugaragaza ibiri imbere ariko biri bizima mwakozeho muduhe produit nziza natwe twaryaho tukanezerwa ndetse tukaguka. Ni byiza rero ko ibyo byose bitangirira kuri wowe kuruta uko utekereza ko abari hanze yawe ari woza gufasha guhindura ubuzima. Nizere ko message bagezeho nkuko nanjye ngezeho. Akuse Diford nkubaza ikibazo. Yego. Nguha amafaranga. Why not? Yame. Ariko ngiye kumuha amafaranga. Yego. Ariko urayakorera. Urayakorera uri tayari? Kuba dore busaba ibintu dafite ibikoresho. Ngiye kubaza ikibazo kimwe. Utwaye imodoka. Yego. Irimo abantu 10. Yego. Wagera kuri arete ya mbere. Yego. Hakavamo abantu 2. Yego. Wagera kuri arete ya kabiri. Yego. Hakavamo abantu 4. Yego. Muri iyo modoka ukagenda. Yego. Wagera imbere ugahagarara. Yego. Shoferi iyo modoka afite imyaka ingahe? 44.
Okay, murakoze ikiganiro n'agaruka cyane. Murabona ko nyambuye. Ndayaguha. Yica nirambura. Murakoze, yari umuhungu wanyu Ozeking the baddest man. Ikiganiro cyiza nk'iki ngiki nakagaruka. Ikindi nama tuba dukwiye ku muntu mukuru nk'uyu nguyu. Tujye tuzisigasira tunazifate neza. Kuba dukora street talent ntabwo bisobanuye ko tutahura n'umuntu mukuru ngo aduhe inama, duhe n'impanuro. Kuba dukwiye kuzakira tukazakira na yombi, ubundi ahasigaye tugakora igikwiriye nk'abanyarwanda. Ciao ciao. D4D wakore. Turi kumwe kandi bakurikire Oze TV show. Ambasha. Bakurikire kandi baje kuri D4D Muke. Je nkunda D4D MK kuri YouTube. D4D Muke. Muke ni izina ryanjye. D4D Muke cyangwa MK? Muke. MUK. Yes. MUKE. Muke. Biva kuri Mukeza ngango. Muke. Oya mu kinyarwanda muke. No Muke. No se muke ni iki? Muke ni ikindi kintu. Bibaye cana na ya kandi naho Kibungo bavuga gute Kibungo? Kibungo. None kutari. Murakoze cyane turakoze. Ozy King. Show paka last.